bashite ba ntago mfite ibyishimo aka karuhuko gaciyemo dore ibyo kankoze ubu se ko tugiye muri ya minsi y'icyunamo iminsi 7 umutoza agiye kubwira ikibano bakinnyi badukoze bino bintu ndababaye nta bintu mfite by'ishyo gutangaza umutoza wacu banze katoza ibyo nago ndi bubigarukeho abakinnyi imikino bakinnye mwayibonye foro nganye yabuza abapansera bamuhereza imipira ngo batsinde ibyo byose sindi bubigarukeho mwabibonye namwe macko zagenze ariko nagahinda amanota 9 agiye kujyamo ejo APR nitsinda harahita hajyamo amanota 9 urambwira ngo amanota 9 kugira ngo tuyakuremo ikizere kirimo kiragabanyuka kabisa ndimo ndabona ikizere ngiye kukigarura ku gikombe cy'amahoro icya champion nubwo umupira widunda birashoboka pe ariko tujye tuvugisha kuri amahirwe ari nko kuri 50% kuko biragaragara ko Rayon Sport aya manota twaye tuyakena igicumbi Kiyovu yatsinze ejo bundi tugatakaza gutya inota rimwe reka mbabwire ikizere ni gice cyane nimba nabivuga yuko wenda ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'amaguru hari ingingo kuba bamukoze mu nkokora bagatuma datoza ino match bikaba ari byo bikozeho Rayon Sport nimba ari ikibazo byanyobeye nago mbese ntago nabona icyo kuvuga kuko nagahinda gusa na baraba abantu bavugaga ngo Vininyungo ngo yakinnye neza reka gukina neza nuko watanze passe nabura umuntu akanatera mu izamu kuvuga ngo wacenzemo hagati mo hano tactique nababwiye ngo tujye tureba match ko yagenze ntago Vininyo ayari kugomba kubanza muri iyi match ntago yayimeritaga pe nkabona bamusimbuje na mbere